n'ikibazo gikomeye nk'ubu ntabwo tuzi go niba wenda tuvuge bafite première zone de défense ya Nyiragongo Rucuru Rubero siko twabonye bivuga bakagira deuxième zone de défense Masisi Warikari sinzi niba nakarehe wenda general Gacera hagera sibyo yego ako sinzi uwo mwingo y'abanyafande bodo ejo muri Masisi ubanza Gacera na bodo na Masisi na barasimbura simbiza ariko ni kwa kundi uvuga inkuru uva ku mutima wawe umeze ari kimwe kimo kukurya ntabwo niba kuvuga ibingi kurara amakuru ndimo kuvuga kuko je mbambona urumva icyo kintu kitavugwa ari ikirunga kidatangiwe amakuru cyashwanyuka kandi kigashwanyuka niyo mpamvu mbwira abantu ngo n'abantu bitwa ko batasubiye ku rugamba abasirikare n'abanyapolitike wenda tutabona bari mu mibundano wenda tutabona bari mu makada ya M23 urumva yego iki ni igihe nabo cyo gutanga umusanzu wabone ibitekerezo nk'ibyo ngibyo amazina ubutahanza yavuga abantu bibereza Kampala beza Kigali beza Kampala ngowe hose uriya mugabo ahora yambaye kakanuze k'umuhondo turatwajire ejo n'abantu bambara bari mu mirimo bigaragara ko no umukozi sibyo aho Freddy Kaniki yanyuze mwese nimwanyure mujye gusura abaturage bomenembwe n'abaturanye banyu urumva ndetse n'uriya wungirije Busubwangwe Patrick ngira ngo ni Mukiza niba ntibeshye wasimbuye umwe wapfuye urumva we uzi ko yanaje avuye mu minembwe nasubireyo bagende babahumurize Busubwangwe Patrick nyamo yambara n'ibya gisirikare gatwara n'imbunda ku gatuza sibyo tuzabone nka mitingiye yo mu minembwe mu bidegu madegu nahe hose ngire ngo uruzinduko rwa Freddy rukingurire les humanitaires urumva inzira waciye abonye kubahwa Freddy n'abandi nibatinyuke bayinyuremo bitiswe ko wowe ari ukuri umunyamurenge ahubwo gitwe yuko abari der urumva bagomba kujya gusura abaturage cy'inyamurenge kiveho urumurida erida ntagagira umuryango cyangwa ubwo cyangwa kiniki so si Busubwangwe Patrick gusa no kuzitukwa mu nkuru sibyo abantu nibatangire ababwiriza bigoma ababwiriza bahe hose bagende baje kuzahura Minembwe niba ari fundraising bazitange kubera ko Minembwe était une zone un peu sinistre ou bien très sinistre niba Minembwe yabaye imyaka 9 ni ikorerwe special ukuye kubyumva gutyo mu ngabo ipetirira konta ariko icyo bita appointment kikaba konta kurusha ibindi byose appointment ni iki ni umwanya mfite mu gisirikare niba nitwa chef d'état major nta brigade commander nta division commander wundi wampa amabwiriza ngo bishoboke nko mu itegeko ry'u Rwanda bashobora kuba numvise bavuga mu gisirikare burya ngiyo wabaye umugabo mukuru w'ingabo z'u Rwanda sibyo ntabwo usubira muri chaîne de commandement kuba wagira ahandi hantu yobora nko muri za division n'ahandi ari hose kuko warayoboye umwanya munini mukuru usumba izindi mu ngabo ibyo nuko nabonye abantu babisobanura bazi iby'isirikare kundusha icyo gihe icyo cyubahiro cy'icyo wabaye cyo n'icyo uri cyo urumva kirakomeza kuko ntabwo naba narakuyoboye ngo nsubire kuyobora division urumva mpabwa amabwiriza n'uwicaye mu ntebe nanjye nigeze kwicaramo urumva kuri gisirikare cyubahana cyane utibwira rero ngo hari undi muntu nibura uretse uriya ntare ya Sarambwe urumva waha amabwiriza se matama zero uwo rero wese muri FCM 23 nta numwe wamubwira ngo oda ni yingiye uretse General Makenga nkinguyeho negiteho noneho ndanabicuritse ndanabicurukuye ibindi bishyize mu gahanga tuzo bigeze gute Marshali shaje mbarira pe Marshali ndetse aho mbona ngo n'indege FARDC yarayoberejwe mu Burundi no muri Fizi ubwoba bukaba ari bwinshi ko mama 23 ishobora nayo gukoramo utuntu ahubwo icyo rikaba ari cyo mera ariko bagira ubwoba bw'iki M23 ugeze haboneka amahoro n'umutekano mugize amahirwe mwabone M23 ubwe yabyivugiye iyo ufashe kwa Murima uburi baraka nk'amasoko nkayo usanga bayarema kandi bujya muri karikire z'intambara ahantu abaturage barema isoko urumva nyine iyo proximité urumva ibirimo niba se abaturage baharema isoko kuharema urugamba urumva ibintu bigoye haryo bushize nambwe ngo Fizi ngo uri kwa Murima nikorera cyangwa mbwe abantu bagenda babisobanura muri kilometero ntago ari hafi ariko muri ara Kongoleza ntago ari kure kuko nta bindi bikwazo biri hagati uvuga ngo uzajya kurwaniramo urumva prominence y'imisozi n'ahantu ibazamukiye muri ubwo buryo ntekeza ko ari cyo bareba kuko point 0 naho kwa Murima iyo harebye kuri aya video nabonye bari abasirikare bagaragaza n'amakuru tuba dufite abantu bagera bakubwira n'ishyamba amashyamba ari hariya ngo hanakonja cyane umva nibyo bita mu misozi miremire
ushobora kuba ariko utazi neza wari wagira ahantu bita mu bitwa icyo baba bita nyine aho plateau. ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba iza Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera depanage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo Igikondo mu mujyi wa Kigali n'Inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Mbaza Nedil, wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bwa buke? Nibikira inzozi kuko twakuzana ibibanza byiza kandi bya make. Ni hano Rusororo twakuzana ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site. Hari umuhanda, amashanyarazi, amazi ndetse n'amashuri hafi yawe. Ibi bibanza byose bifite ibyangombwa by'akarusho no kugura duhita tukikwandikaho. Ni kuri miliyoni 8 kumanura. Ngwino tugutuze neza kandi kuri make. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 2939. Ikibazo gikomeye nk'ubu ntabwo tuzi go niba wenda tuvuge bafite première zone de défense ya Nyiragongo, Rucuru, Rubero, siko twabonye bivuga bakagira deuxième zone de défense Masisi, Warikari, sinzi niba na Karehe wenda General Gacera hagera, sibyo? Yego. Ako sinzi uwambwiye ngo yabanyafande bodo ejo muri Masisi ubanza Gacera na bodo na Masisi naho barasimbura simbiza ariko nzabaza mwana ndaki no ukunda kujyayo, urumva? Yego. Noneho ya zone de défense ya nyuma bakayivuga za Bukavu nayo hose. Dufite amakuru yuko Minembwe uko imaze gupanwa abo ngubu ese igiye kuba katiriye mu zone de défense cyangwa nayo ibarirwa muri zone de défense ya gatatu ikavarinze Bukavu, sibyo? Ubwo rero ikavarinze Bukavu ikaba zone ya défense ya gatatu ikaba igisirikare kinjiye muri zone de défense. Mwana harimo ikibazo tu uzi gufata umugabo w'ingabo ufite ingabo ukabuturutse mu kindi gisirikare za kumuha oda atari bo biganira ba Kibamba Sandri, icyo kintu cyagorana. Ubanza ndimo vuga ariko ubanza no nashonje ndimo kuvuga arijebure iyi ni ibyo bita arijebure nyamuneka mwanye ishyamba mwe niba mudashaka kuzagira ikintu cy'ubwubahane buke bwongera kurwanisha abana nk'ibyabaye aho mwabavuga ngo ni gikomanda undi ngo ni gikomanda. Nizo ntambara zatangiye ba General Ntaganda na ba General Makenga, urumva? Nibongere nibakosore kuko nta hari abarundi bagira ikigazo bitondera gakura umutwe w'inyeshyamba urakura. Abantu bakuze kandi aka message kandi nk'umunyamakuru natanga nuko zino nyeshyamba nubwo ziri ku rugamba Sandrine, iyo umuntu avuga ibi ngibi no gukura si ikintu nanjye ntabwo ndi muto, urumva? Sandrine uzi ndimo kuvuga ibi ngibi ni kwa kundi uvuga inkuru ku mutima wawe umeze nk'ari kimwe kimo kukurya. Ntabwo ndimo kuvuga ibi ngibi kuri amakuru ndimo kuvuga kuko je mbambona, urumva? Icyo kintu kitavugwa ari ikirunga kidatangiwe amakuru cyashwanyuka kandi kigashwanyuka. Niyo mpamvu mbwira abantu ngo n'abantu bitwa ko batasubiye ku rugamba abasirikare n'abanyapolitike wenda tutabona bari mu mibundano, wenda tutabona bari mu makada ya M23, urumva? Yego. Iki ni igihe nabo cyo gutanga umusanzu wabone ibitekerezo nk'ibyo ngibyo. Amazina ubutahanza yavuga abantu bibereza Kampala, beza Kigali, beza za Nairobi zibaye hose bicururiza bumva ko ibitakibareba. Nyamara ibe bigeze ahangaha ndetse n'inshuti zizinyeshyamba niba zibaho, urumva? Nigiye kuvuga ngo dore mwakuze mucutsanya muri ubu buryo undacuke muri ubu buryo. Umwana watangire mu Minembwe akamaze imyaka 9 yumve ko atafunga umutwe bamubwiye ngo nawe ajye i Masisi kuko yabonye nawe undi mwana w'i Masisi yaje kumutabara. Ibyo bikumva ko bigomba kuba vice versa. Nicyo bita maturité mu kurwana. Ariko kuguhemba ko amafaranga ibiceri 30 byateranyije ntuza
ni shekeri 30 zateranyije abayuda n'abantu bose barashwana abica umwami wabo bagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo urumva haravanga ifaranga rikoze ngo haroro ariko rikora bigakomera pe sibyo ariko Sandrine byegereza umutima ubu turakorana mu kiganiro dukize team ikorera hamwe ibaza ugize ikintu geninga ageze sinzi icyo geninga turi abantu se turi ku murimo umwe kanaka yahembwe undi ntahembwa cyaba ari ikibazo ariko bazabitunganya hanyuma ikindi nasozerezaho kuri wenda barahembwa nta wamenya ubwo bazatubwira indi statement navuga nuko kuva Freddy Kaniki yasura bari abantu bo Minembwe na guverineri wa Sud Kivu Bwangwisha Patrick nawe niyigaragaza yibuke neza ko bari abaturage bo Minembwe ari muri Sud Kivu so areke gukomeza kubaka imihanda guharura imihanda nabonye nakubura umujyi wa Goma nahe hose nguwo bagira nguwo Kanteve nguwo hose uriya mugabo ahora yambaye kakanuze k'umuhondo turatwajire ejo n'abantu bambara bari mu mirimo bigaragara ko no umukozi sibyo aho Freddy Kaniki yanyuze mwese ni muhanyure mujye gusura abaturage bo Minembwe n'abaturanye banyu urumva ndetse n'uriya wungirije Busubwangwi Patrick ngira ngo ni Mukiza niba ntibeshye wasimbuye umwe wapfuye urumva we uzi ko yanaje avuye mu Minembwe nasubireyo bagende babahumurize Busubwangwi Patrick nyemo yambara n'ibya gisirikare gatura n'imbunda ku gatuza sibyo tuzabone nka mitingiye yo mu Minembwe mu bidegu madegu nahe hose ngire ngo uruzinduko rwa Freddy rukingurire les humanitaires urumva inzira waciyemo nyakubahwa Freddy n'abandi nibatinyuke bayinyuremo bitiswe ko wowe ari ukuri umunyamurenge ahubwo gitwe yuko abari der urumva bagomba kujya gusura abaturage cy'inyamurenge kiveho uri umurida erida ntagagira umuryango cyangwa ubwo cyangwa kiniki so si Busubwangwi Patrick gusa no kuzitukwamo nkuru sibyo abantu nibatangire ababwiriza bigoma ababwiriza bahe hose bagende bajye kuzahura Minembwe niba ari fundraising bazitange kubera ko Minembwe était une zone un peu sinistre ou bien très sinistre niba Minembwe yabaye imyaka 9 ni ikorerwe special fund urumva kuko muri Uganda bagira ministere bita ministere ya Karamoja niyo madamu wa Museveni yahoze anayobora nukuvuga ngo bireme muri administration kantu hababaye cyane hakorerwa special program babyita positive discrimination ukora icyo kintu kimeze nk'ivangura ariko kigamije kuzamura abazahaye niba FC ifite budget ikoresha mu mujyi ahantu harwaniwe ukwezi cyangwa hatanarwaniwe Minembwe bimaze imyaniko kuko tujya tuvuga ngo ikiro cy'isukari kigura amadolari 50 sibyo ariko se barayakura he nubwo cyamanuka kikaba amadolari 5 yo barayafite umuntu uhora gutya yacuruzaga yahingaga abazarendo barabiriye abasirikare barundi babishyiramo defense imyaka yabo yarumye cyo kora cyurira president ndayishima ibijumba byabo ejo bundi baririmba ndayishimye afite umwaku bari abaturage barimo babyina babucyuriye ibijumba byabo ati ati nubwo mwabiriye ntimwabimaze kandi byarakuze urumva ariko birakwiye ko AFC M23 itangira gutekereza uburyo ki yakwita kuri Minembwe d'une façon spécifique bagafatikanya n'abari bamahoro Peace Association urumva bakajya kwa mugani wa Freddy Kaniki igihe ni iki ngiki ikanisa zarasenyutse kuki kanisa y'Ubukavu ikanisa ya Goma itavuye ngo ni y'abanyamurenge itashyira amabati ya kanisa yarashwe abanyamakuru radio Maendeleo ni bari itoki simbizi ya radio yararashwe kuki abanyamakuru bakoreraga muri zone yatekanye mbere batashyira emeteri ya radio ikongera igakora kuko abaturage bakeneye amakuru nanone imihanda igakorwa amashuri akiga urumva ubwo inkomere zo kuzivura n'ibintu byumvikana inzira yabonetse nka kuriya en fait ne babyaza umusaruro iki ngiki akandi ese ko no ibintu bigenda bimbana byanyuma ari byinshi akandi kanyuma nawo vira bazayikuremo shagariwe nawo vira izavemo bakuremo vira igende mazi induru zivironga iki byo kuyigota no kwitwara imbaraga nyinshi ndetse ndashoje pe ndivuze imyato ndabizi bazantuka ibingi dore ibintu tubazantuka bya mbere urazana amacakubiri uzi yuko badafatanya yeteteteje ntazagira umusivile wandika commentaire iyo uzi kuri civilian ibyo ndimo kuvuga ntushobora kubyumva uko chaîne de commandement iba yubatse ariko ibyo mvuze nanone kuko ntabikizemo amarenga na iki rwa rurimi rutumvikana urwe atari amarenga igifefeko kuko ntabifefetse ukwiye kubyumva gutyo mu ngabo ipetirira konta ariko icyo bita appointment kikaba konta kurusha ibindi byose appointment ni iki ni umwanya mfite mu gisirikare niba nitwa chef d'état major nta brigade commander nta division commander wundi wampa amabwiriza ngo bishoboke
nko mu itegeko ry'u Rwanda bashobora kuba numvise bavuga mu gisirikare burya ngo iyo wabaye umugabo mukuru w'ingabo z'u Rwanda sibyo ntabwo usubira muri chaîne de commandement kuba wagira ahandi hantu uyobora nko muri za division n'ahandi ari hose kuko warayoboye umwanya munini mukuru usumba izindi mu ngabo. Ibyo nuko nabonye abantu babisobanura bazi iby'isirikare kundusha. Icyo gihe icyo cyubahiro cy'icyo wabaye cyo n'icyo uri cyo urumva kirakomeza kuko ntabwo naba narakuyoboye ngo nsubire kuyobora division urumva mpabwa amabwiriza n'uwicaye mu ntebe nanjye nigeze kwicaramo urumva kuri igisirikare cyubahana cyane utibwira rero ngo hari undi muntu nibura uretse uriya ntare ya Sarambwe urumva waha amabwiriza se matama zero uwo rero wese muri FCM 23 nta numwe wamubwira ngo oda ni iyi ngiyi uretse General Makenga ntawe militarere tactical ntibikunda. Twakomeje kanishyire mendorerwa egeka hongera ukingureho ndakinguye urumva ubu ngubu negetseho nkinguyeho negetseho noneho ndanabicuritse ndanabicurukuye ibindi bishyize mu gahanga tuzo bigeze gute Marshali shaje mbarira pe Marshali ndetse aho mbona ngo n'indege FARDC yarayoberejwe mu Burundi no muri Fizi ubwoba bukaba ari bwinshi ko mama 23 ishobora nayo gukoramo utuntu ahubwo icyo rikaba ari cyo mera ariko bagira ubwoba bw'iki kandi M23 ugeze haboneka amahoro n'umutekano mugize amahirwe mwabone M23 ubwoba bafite n'ubwiki kuyobya indege icyo maze kidashoboka niki oya muri Fizi kandi bitakwira gwiyemera ko Fizi bari hafi kuyifata na Baraka bagakomeza ari Karemi erega kwa Murima no kugira Fizi ngo ni hafi ingabo muri Kongo ku bantu batazi Kongo intervale y'ibirometero 40 ushobora gusanga imihanda 3 kuko Kongo ntago batuye bafatikanye nko tuye na mu Rwanda urumva murenga igishyamba n'umuhanda ibirometero 20 mukagasa centre mukakita gutya mukarenga kandi ushobora gusanga kuva mu 23 ifite kugera Baraka cyangwa Fizi haciyemo nk'uducimbiri cyangwa aglomeration nk'eshatu so niyo mpamvu bo bayibona nka hafi uri kwa Murima bakubona nk'uwageze Fizi cyangwa Baraka kubera ko bazi geography barayizi bazi ko nta resistance iri hagati yawe ariko mu bigo nk'ibi byacu bituwe cyane iyo ufashe umujyi hagati yundi ukabara n'utugi turi hagati wo mujyi n'iki kandi ushobora kuturwaniramo n'iminsi 5 cyumweru na urugero kuko hatuye abantu kwarwanira biragora haka ari ishyamba cyangwa ari agasantere kugakwepa mukagacaho bagasanga agace biroroshye so icyo nashaka kubwira ni iki ngiki rero ariko nawe wibaza ahantu M23 ishobora gutwara intwaro ikava muri Warungu n'abasirikare ikabajyana Minembwe ntiwumva ko aho hantu atabatuye cyane babonye ahantu nyura nese utekereza ko ntabani deri dodginga bo kwa Chisekedi ama defense cyahita atanabizi nuko Kongo imeze Kongo nimeze gutyo rero buriya rwose n'umuntu wa Fizi arimo hambira imizigo bitewe n'icyo yumva yahunga ntuzigere umucira urubanza bitakwira buriya arabizi ubwe yabyivugiye iyo ufashe kwa Murima uburi Baraka nk'amasoko nkayo usanga bayarema kandi bujya muri karikire z'intambara ahantu abaturage barema isoko urumva nyine iyo proximité urumva ibirimo niba se abaturage baharema isoko kuharema urugamba urumva ibintu bigoye haryo bushize nambwe ngo Fizi ngo uri kwa Murima nikorera cyangwa mbwe abantu bagenda babisobanura muri kilometero ntago ari hafi ariko muri ala Kongoleza ntago ari kure kuko nta bindi bikwazo biri hagati uvuga ngo uzajya kurwaniramo urumva prominence y'imisozi n'ahantu ibazamukiye muri ubwo buryo ntekereza ko ari cyo bareba kuko point 0 naho kwa Murima iyo harebye kuri aya mavideo nabonye bari abasirikare bagaragaza n'amakuru tuba dufite abantu bagera bakubwira n'ishyamba amashyamba ari hariya ngo hanakonja cyane umva n'ibyo bita mu misozi miremire ushobora kuba ari kutazi neza wari wagira ahantu bita mu bitwa icyo baba bita nyine ama hope plateau na Zamoy plateau uzi Moyen plateau wari wabigira ngo uri bukuntu bameze ntabwo hari iyo tuvuga ibintu nk'ibintu badashobora kuba nk'abantu bo muri Rutsiro barabizi kuko nigeze kubona hari n'umuntu ukunda kuvuga inkuru za Rutsiro ariko simangamije kwamamaza Rutsiro kandi nta nicyo mpfa nayo buriya nko ku bantu bazi Kongo aho bitaza Kongo niri donc abantu bazi muri Rutsiro hari Rutsiro bita Mayaga nko mu mirenge ya Musasa imirenge ya Boneza imirenge ya Mushonyi wenda n'imirenge yindi nka Gihango igera ku Kivu aho bita Iruhingo n'abantu bahazi
Sandrine hari ukuntu uzamuka ku Kivu ugakubita kilometero nk'10 wo kuva kuri Ruhingo ku Kivu kugera akarere ka Rutsiro kubatse uyu munsi twahakoze umuhanda icyo genda byibuka rwose twari dufite ingando ya Tijara yakoraga imihanda urumva yego kilometero zitari hasi 6 cyangwa 7 Sandrine ubwo urumva ugeze akarere ka Rutsiro kubatse ugeze kuri stade bita Mukebera ahanga ino stade y'akarere ka Rutsiro kuri Mukebera habaga amasoko y'umugezi abaturage baza kuvoma imagine kuba ku mpinga iri kuri kilometero zigeze ku izonguzyo uvuye ku kiyaga haba amasoko y'abaturage bavomeraho urumva kari ku mpinga no kuva nko kwa Kigali ukava Kimisagara wazamuka wakwikora muri mo Kigali hejuru ukasanga igishanga abantu bahinga umuceri bavoma batwika amatafari bagira gute hari amazi kuri iyo mpinga wamara kugera aho ngo niri ukajya ku isambu ku ifamu ya Muzehe Sayinzoga bajya kwigendera uyohoze muri komisiyo y'abademo abantu barahazi iyo ugeze aho hantu hejuru ndabisobanura ukuntu bitwa bemeze amahopura atabameze cyangwa amamoyen plateau ukagera hano bitatera imbere ukahasanga ubwo wazamutse metero 5 ukasanga ikindi gishanga wavatera imbere uko bidaza Karumbi nazamuyira n'ahandi hose ukasanga ibindi bishanga no kuvuga ngo bano bantu barwanira hangaha rero ukuyemo yuko twavuze ko harimo n'intera ariko moyen plateau n'iki byose bafite ukuntu nyine ahantu bahabara nka hafi ku muntu wabaye Rutsiro nagira ngo ubwire ijambo ribi Rutsiro hageze rya kugonga iyo boje umuntu w'Urutsiro uzikina gukora Sandrine uramubaza uhagarara nkaho avuga ati mwatuyobora mukatubwira ibunaka ni hehe ngo saha hirya uzahana bakubwiye uhagenda amasaha 6 arimo kubwira ngo nahahirike ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba iza Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo Igikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera, harimo mu mujyi, ku mazi no mu masantre. Wowe duhamagara witiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe guhera kuri 3,500,000 kuzamura abona ikibanza cyiza kandi witiyemo. Uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari. Byakarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo nta kibazo na kimwe uzagira kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo ku bashaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere. Duhamagare kuri iyi nimero iri munsi witiremo ikibanza kikubereye. Karibu Enoch Real Estate gutuza heza. Mbaza Nedil, wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bwa buke? Nibikira inzozi kuko twakuzana ibibanza byiza kandi bya make. Ni hano Rusororo twakuzana ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site. Hari umuhanda, amashanyarazi, amazi ndetse n'amashuri hafi yawe. Ibi bibanza byose bifite ibyangombwa, byakarusho no kugura duhita tukikwandikaho. Ni kuri 8,000,000 kumanura. Ngwino tugutuze neza kandi kuri make. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 29 39. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile.
ukimara kugura iyawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.